Agafilime kacu k'uyu munsi tugatangiriye mu mazi menshi cyane, turabona hari umumama urimo agenda mu mazi afite akana ku rutugu, ari mu mazi arimo kuvuga ati nkeneye ubufasha mumfashe, urabona asa nkaho yarohamye. Hano hari umugabo waje hano gutya ku cyambu arareba uburyo yaba yasimbuka ngo abashe kuba yamufata, ariko biragoye namwe muri kubibona. Hanyuma umumama arakomeza aragenda ati mumfashe, ariko urabona ko bigoranye. Yagerageje kohereza indobo ngo arebe ko ishobora kuba yafasha uyu mumama byibuze bagatabara kano kana, uyu mumama nawe akifasha, ariko nyine urabona uburyo Imana itabaramo umuntu. Ka kana bakajugunye mu ndobo umugabo akazamura gutyo, hanyuma uyu mukobwa wacu wari ufite akana nawe arangije arwana n'uburyo yazamuka akava muri ariya mazi, akana nuko bakazamuye imusozi, hanyuma umuhungu agakura mu ndobo ngo arebe ko kameze neza disi agapucuri kacyo. Umugore nawe arabira ati umva nanjye mfasha, ahangaha ni heza mpazamukire nta ribi. Hakuno barakwereka undi mupapa nawe yari ari hano ari gushaka uyu mwana, ari kuvuga ngo umuntu unyibiye umwana ari he, bisa nkaho uyu mukobwa uyu mwana ari we yari yibye. Akimara kumva umuntu uri kugenda asakuza, wa musore wacu ufite umwana yahise amukatana ibumoso, hanyuma undi mugabo arakomeza arabira ati umwana wanjye ari he, amwirukankaho ariko ay'ubusa. Yageze hano ku ndobo azi ngo niho umwana bamushyize aramubura, ati umutwe, ati umwana wanjye mwibye byanga bikunda ngomba kumubona. Yarakomeje arirukanka, ibaze nawe ari wowe bibye umwana. Umusore yarakomeje arirukanka, amakuru y'umukobwa ntabwo tuyazi, twamusize mu mazi. Hanyuma nawe Imana yaje kumurokora muri ya mazi ayavamo, gusa asa nkaho yamize amazi. Arangije araza amugezeho ati mpereza uwo mwana wa musore we. Umuhungu ati ntabwo ndaguha uyu mwana ntaramenya ibye, kuko ndi kubona wagira ngo si uwawe. Hirya hari umuntu urimo kumwirukankaho avuga ngo umwana wanjye umukobwa aramwibye. Ubwo rero urumva harimo amanyanga, ntabwo ndamuguha. Umukobwa ati icyaba cyose umwana wanjye ugomba kumumpa. Umugabo ati umwana wanjye mumumpe buri wese habura gica. Uwirukanka ati mumpe umwana wanjye, undi uri hano ati mpa umwana wanjye cyangwa ntabaze. Nkwibutsa ko ugomeza kureba iyi filime ukayirangiza, ni kuri Kevin TV1 kandi ukore subscribe niba ari ubwa mbere. Tere comment tubwire uko ubyumva, ukore na like. Hanyuma bano bakomeje gushwana babona wa mugabo urimo kubirukankaho, ati ahubwo dore baratwirukankanye ku mwana w'abandi. Hanyuma bose barirukanka, umugabo ati mbateze polisi cyangwa. Abandi nabo barakomeza bamyasamo barirukanka, ati nguriye dore dukate hano. Barakata, gusa uyu musore nawe bisa nkaho uyu mwana adashaka kumuha uyu mukobwa, kuko urabona aho bari kugera ashaka kumukata. Barakomeje baragenda disi, umugabo nawe yataye umutwe kubera kubura umwana, ati gutere ndamuzi ukuntu bivuna mwa bakaritasi mwe, ati ndabirukankaho mpaka. Nuko yaje arakomeza abirukankaho, umukobwa nawe arakomeza arirukanka, bisa nkaho uyu musore yamwitsingiye. Araza ati umusore untwariye umwana, umusore unyibiye umwana ubu ngubu ari he? Umusore ati umva ndi hano muko, ariko uyu mwana ntago ndamuguha, nabonye nawe ubwawe atari uwawe. Hanyuma umwana ko hari umugabo uri kumwirukanka avuga ngo wamumwibye, ndamuguha gute? Agiye kumumwaka ku ngufu, umugabo yahise yirukanka. Disi ni umusore yirukanka na kana. Yaraje ageze hano agera aho urwo gihugu kirangiriye, aravuga ati nukomeza kwirukanka uragwa iyo hepfo. Umukobwa yaje amuseka ati none se kusebye, ubundi nukomeza kugenda uragenda ugwe upfe n'umwana wanjye mupfane, guma hano amahitamo ufite nayo kumpa umwana wanjye. Umusore ati ntabwo namuguha niyo byansaba ko ndi bupfe, ariko ntabwo uyu mwana ndamuguha, nibiba ngombwa na polisi ziraza. Nuko na wa mugabo yakomeje afumyamo paka abageraho. Araza ati mumpe umwana wanjye. Umukobwa nawe ati umwana ni uwanjye. Hanyuma birangiye umusore ati none ko muri kunshyira mu mayira abiri, ndamenya umwana ari uwande. Umugabo ati dore uko byatangiye, umugore wanjye yari ari ku bitaro arimo kubyara. Akimara kubyara umwana yamuvunnye cyane, yamuruhije, yananiwe. Uyu mukobwa yahise aza vuba vuba, akana arakiba. Ubwo madamu yari ari mu buribwe bwinshi, nibwo umukobwa yaje ashaka ibigoma yafubika umwana ubundi akamutwara. Sinzi imisi ye yari ariho,
nuko yamufashe aramutwara, hanyuma birangiye aramubwira ati komeza usakuze aho ngaho, uyu mwana ndamutwaye, urava muri ubwo buribwe urimo usubire mu bundi. Hanyuma umukobwa nuko yasohotse arirukanka, umugore arakomeza aratatabaza ati mana yanjye, umwana wanjye ndamukura he, ibi ndabikizwa n'iki, ubu buribwe se bwo? Umugabo nuko yaje asanga umugore arimo gutabaza. Mwibuke ko ibi bari kutwereka n'ibyo uburyo umwana yibwe. Noneho birangiye umugabo ati byagenze gute? Ati umwana wanjye bamwibye. Nuko umugabo yasohotse arirukanka, niko kuza akabageraho, hanyuma akabasaba umwana wabo. Hanyuma birangiye arakomeza aritotomba, umukobwa ati umwana wanjye mugomba kumumpa ikiraba cyose, muramumpa niyo byasaba iki. Hanyuma ingaruka z'icyaha ni urupfu, muri kubibona uko yakomeje kwitotomba mu mafuti, niko byarangiye apfuye. Umugabo ati wijya kurwana nawe ngo uri kumutabara, byihorere nta kibazo. Nuko yarangije ati wowe va ufata umwana wawe, nyine ni ingaruka z'icyaha cye, nawe ntugakore icyaha nkana, kuko urabona ingaruka zacyo ni urupfu. Ndabakunda.